nari nzi umuryango nashatsemo, nari nzi ko ari umuryango ukorera ibigirwama ufite ibigirwamana byinshi. Nyina mpamvu ngewe numvaga nyuma rero nyine nibwo twakomeje kubana kuzana n'umwe wazaga. Mu muryango washakiyemo nta n'umwe wigeze aza. Nakuriye ubyara ntabwo bigeze baza kuguhemba. Ntawe. Nawe ntawazaga. Kandi na nyuma amaze gupfa ntawigeze aza. Nyuma yuko apfuye ariko baje gushyingura. Nta muntu n'umwe waje gushyingura. Ndabyibuka igihe kimwe yatahaga ankubita, Imana ikambwira ngo ceceka. Nyita numva ijwi ry'Imana ikambwira ngo ceceka. Kandi kuva icyo gihe Imana imbwira ngo ujye uceceka, haciyemo agahenge ntabwo nongeye gukubitwa. Turabasuje bakunzi ba Irakora TV. Uyu munsi dufite umutumirwa agiye kudusangiza ubuhamya bwe, ubuzima bwe ko agenda abamo n'umukristo. Nk'ibisanzwe tubazanira ibiganiro bya Kristo nyine, abantu batanga ubuhamya bw'ubuzima baciyemo cyangwa se bari gucamo, abatanga ubuhamya bw'uko Imana yagiye bagirira neza kenshi gashoboka, nabo bitaragenza neza Imana itarakorera byose, ariko bakaba bizi ko ari ishuri. Turakwakiriye. Yego, murakoze. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urashima Imana? Turashimira pe. Wambaye neza? Murakoze. Yego. Watangira twibwira. Amazina ni Twineza Annonciata. Ndi umumama wabyaye imbyaro 7. Ndi umukristo. Umukristo. Yego. Ariko ubundi umukristo, ijambo kuba kumva ngo ndi umukristo bivuze iki? Ndi umukristo nukuvuga ngo nkunda Imana, gusenga, kubaha Imana n'abantu bayo, kubana n'abantu bose amahoro. Wemera Yesu umwami n'umukiza. Yego. Yego. Abana 7. Abana 7. N'urugendo rwari rumeze ute mu mbyaro 7? Mu mbyaro 7 muri abo bana 7 hariho 2. 2 nabyaye bwa mbere ku mugabo wa mbere. Ko nashatse inshako 2. Hanyuma umugabo wa mbere namubyaye abana 2. Umwe yaratashye hasigaraho umwe. Igihe kiza kugera rero umugabo wa mbere turatandukana. Yego. Kuko yanywaga inzoga cyane, arwana, agira amahane menshi. Yego. Agukubita? Ankubita. Njyewe ndareba mbona ntazabishobora. Wabigwamo aho? Nabigwamo. Ndavuga ngo ndabyibuka igihe kimwe yarankubise, ndahunga. Mfata urugendo hari hano umuturanyi yari inshuti hafi aho ngaho mu ngirayo. Haciyemo iminsi 2 nibwo umutware wa mbere yahise ashaka undi mugore, undi mukobwa yari yarateye inda, ahita amuzana. Ubwo amaze kumuzana ngo nyine kubana nawe byahise birangiriraho. Ndongera nsubira kuba njyenyine mbana n'abana. Igihe kiza kugera ceho nk'imyaka 2 nibwo nahise mbona undi araza arandambagiza, anyereka ko tuzabana neza, anyereka ko azamuza amarira. Yego. Ariko buriya umuntu ni munini kandi umuntu ni mugari. Nanjye nkaba numva ko cyane ko yaje twarigeze twanasengana tubana no muri korari. Hanyuma ndavuga uko biri kose we birashoboka ko yaba ari umukirisitu. Ubwo igihe kiragera nyine arandambagiza, aransaba dukora ubukwe. Muri kwa gukora ubukwe umunsi umwe twatangiye tubana mu nzu, nibwo nongeye nkasubukura rya shuri ry'uwa mbere. Byagenze bite? Ukuntu byagenze, twatangiye tubana kwa ko yanshatse ncuruza. Nacuruzaga botike. Hanyuma noneho dutangira tubana nishyura inzu kuko twarakodeshaga nanzu yagiraga. Mwabaga he? Hano muri Kigali? Twabaga muri Gatenga, hari hejuru Murambi. Hanyuma ntangira kwishyura inzu.
kandi yari afite akazi pe keza gashimishije, afite umushahara ugera muri 130,000. ntangira nishyura inzu, ambwira ngo afite credit itarangira. Credit rero yaje kuba credit, aguma muri credit, yavuga ngo afite credit yishyura. Umwaka umwe urashira, tuba turatwise, inda ya mbere ivamo, tuba turabanye uko, ariko amahane ari menshi. Nawe se wa kabiri? Yego. Nawe yagiraga amahane menshi ku buryo narikanze. Ibintu namusanganye nasanze afite atunze mu mutima we, ntago nigeze mbibona mu ngo zose nabayemo. Yari afite ubugome bwinshi, amahane menshi. Ariko ubugome se wabonaga bushingiye ku ki? Byari bimeze ubugome yagiraga ni nk'ubuwe? Bwaturukaga, urebye ni ibintu bari baramutongereye iwabo. Kuko iwabo ni hari ibyumba, yaturukaga hano ibyumba. Afite imyuka kuko bari papa we yari yaramubyaye ari abana 3, papa we yari afite abagore benshi. Hanyuma abo bana, muri abo bana hari ibintu bari baramutongereye we nyirizina. Hanyuma bya bintu aho bimutegetse kujya akaba ari wajya. Akaba yahaguruka mu rugo afite amafaranga, ariko akagaruka afite, wenda yahagurutse afite nka 200, akagaruka nta n'igiceri cy'icuma afite. Abana bakaburara yakoze, abana bakabwirirwa yakoze. Yo nguma muri urwo rugamba nyine, nkomeza kwinginga Imana. Ninginga Imana, icyo nshimira Imana nuko Imana yakomeje kubana nanjye. Imana yakomeje kumana nanjye, ikomeza kunyereka ko turi kumwe mu kibazo, ikomeza kunyereka yuko turi kumwe, ikansura, ikanganiza, ikambwira ngo nubwo bimeze gutyo nzabana nawe. Kubana n'Imana ni ibintu byiza byo kugundirwa. Kandi yakomeje kunganiza nuko nagendaga mbana nawe, ahubwo arusha ingeso zigenda zirushaho kwiyongera. Ubuzima ingeso ziyongera, bivamo akajya nawe ankubita. Ku rubyaro rwa kabiri kuko twabyaranye abana 5, akajya atangira kujya nkubita. Akankubita nkihangana, kandi akankubita ntajya kuba nabibwira umushumba, kuko nasangaga atari cyo gisubizo. Kandi niyo nza kuba naragiye kubimubwira umushumba. Ese yagukubitaga guhoye iki? Nta kintu. Kuko ndabyibuka ko hari n'igihe yavuze ngo agiye gusenga agaruka nkubita. Hanyuma umuyobozi amubajije aramubwira ngo nanjye sinzi ukuntu biba byagenze, nizambaraga nyine zabimuteraga. Hanyuma rero igihe kiragera, tukomeza kubana gutyo. Hari ijambo riri muri Zaburi umurongo wa 40, Dawidi yasenze, arangira avuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Uwiteka nkura mu rwobo ni mu byondo by'isayi. Nukuri nategereje Imana ibana nanjye, Imana ingirira neza, ikankomeza, indinda gusenya urundi rugo rwa kabiri. Imana ibana nanjye, iranganiriza. Imana ikambwira ngo naho wamusekura mu isekuru ntiyanoga. Agahinda kakomeza kuba kenshi, mbyara umwana wa 3, ari wa mubabaro, nkajya kwa muganga nkarinda mvayo atongeye no kungeraho. Cyangwa se nkajya kwa muganga nkarinda mvayo ataranageze no mu rugo nawe ubwe. Ibibazo bikomeza kubibazo, ariko nkomeza gusenga. Njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo mwihangane. Ntabwo gusenya ari wo mwanzuro. Gusenya si wo mwanzuro, ahubwo kwihangana bitera kunesha. Nakomeje kwihangana nsenga, Imana iramfasha. Imana irambwira ngo umutima afite naho wamusekura mu isekuru ntiyano. Nkabwira Imana ngo none se Mana uzankorera iki kugira ngo umutima wanjye ugubwe neza? Ni gute byahinduka ko ari wowe ufite kuba wahindura umutima we? Imana ikomeza kubana nanjye, ikambwira ngo nzakugirira neza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo kugira neza kw'Imana gutandukanye nuko abantu babyibwira. Imana ishobora kuzika kubwira ngo nzakugirira neza, ariko mu kugirira neza kw'Imana biratandukanye. Ishobora kwibwira ngavuga ngo ngewe naribwiraga mu mutima wanjye ngavuga ngo Imana izamuha agakiza. Ngavuga ngo wenda izamuha agakiza, izamukura mu mutima w'ubunyamaswa, imutere mu ndi mutima, nkumva nuko nyine bimeze. Ariko iherezo ntago ariko ryagenze. Nakomeje kubyara umwana wa 4, ubundi birakomeza biba rwa rugamba. Ku mwana wa 5, uyu wa 5 mutwite.
muri guma mu rugo ya mbere nibwo mfite amezi 6 mu nda umwana afite amezi 6 nibwo umutware yageze ahaza gupfa yarwaye yararwaye muri 2020 muri guma mu rugo ya mbere nibwo yafashwe n'indwara mu kwezi kwa kabiri ajya muri bitaro Masaka maze kujya mu bitaro Masaka nibwo Imana yabanye nanjye n'ubundi ikakomeza kansura ikambwira ngo hari icyo ngiye gukora ngiye kumva ko igiye kumuhindura kumbi igiye kumutwara umugabo yararwaye igihe kiza kugera nyine mu kwezi kwa 4 arakomeza araremba ariko muri kwa kuremba n'ubundi yari agifite wa mutima njyewe ikintu cyakomeje kumbabaza ni kimwe nuko yari afite amahirwe yo kuba yaragiriwe ubuntu bwo kuba abanye nanjye mfite kuba namwatuza akaboni akagira iherezo ryiza ikintu cyaje kumbabaza ni kimwe nuko n'ubundi yakomeje akarwarana ya mahani kugeza igihe ashiriye mu mwuka ndabyibuka agiye gushira mu mwuka nibwo bohereje inzoka ebyiri bazohereza mu rugo ngiye ko nambona inzoka ebyiri zije zishoreranye abana baramamagara bambwira ati dore inzoka narasohotse nawe mu mbaraga yari afite kuko yari afite yapimaga ibiro 85 apfa afite ibiro 20 arasohoka mu mbaraga yari afite yica imwe nanjye nica indi muri iyo minsi nibwo yaje kumbwira arambwira ati noneho ndi kureba nkabona atari diabete nkuko kwa muganga babimbwiye ahubwo ndareba nkabona ari bya bintu byo mu miryango y'iwacu bije kuntwara ndangije ndavuga ni ugusenga kandi ikintu cyambabaje nuko namubwiraga gusenga ahubwo nabiha umwanya ariko si we wabite nagari we nagari ahubwo zambaraga nizo zatumaga daha umwanya imbaraga z'amasengesho ko ari ikintu zahindura muri we hanyuma ndangije ndamubwira ni noneho nugusenga akambwira ati gusenga nago mbyumva kubera ikizambaraga kugeza igihe yarinzi yashirira mu mwuka kuko yankubisa narwaye muri iyo minsi hanyuma ndamubwira ariko ni gute ureba ukuntu umeze none uracyafite amahane ariko akambwira ati rega nanjye ntabwo ari jewe yagiye gushira mu mwuka arambwira ati rero ndareba nkabona ngiye gukira muri kwa gukira haciyeho icyumweru kimwe abarapfuye ikintu rero cyaje kumbabaza muri ubwo buzima kandi nanone ikindi kintu nshimira Imana nuko yabanye nanjye iryo joro narigizemo umubabaro mwinshi muri iyo minsi yaguma mu rugo ibintu byose yari yarabigutwara twari twarabigurishije nta kintu na kimwe twari dufite mbere yuko arwara ibintu byose yarabanje arabigurisha amakositimu ibintu byose byo mu nzu biragenda bidushiraho nta kintu na kimwe twari dusigaranye yafashwe ari uko amaze kubigurisha nkabwira abantu yuko umuntu utumvira Imana wese amakuba aramwegereye cyane ikintu ngiraho inama abantu cyangwa se nkababwira ni ukugira ngo bagire umwete wo kwegera Imana kuko umuntu wese wegereye Imana akagira umwete wo kumvira Imana ikimushakaho Imana igibana nawe ikamugirira neza umugabo wanjye yabonye umwanya wo kuba Imana imusura ikamuganiriza ndabyibuka igihe kimwe Imana yagiye imusura akiri muzima ikamubwira ngo amahirwe ufite n'aya mbere n'aya nyuma yaragombaga kwita kuri ayo mahirwe ariko ntiyayitaho ikamubwira ngo ufite amatwi ntago yumva nabona umwanya wo kwita kuri ibyo bintu icyo yashakaga niki Imana yashaka kumuha iherezo ryiza ariko niyabiha umwanya kugeza igihe umutware wanjye yagize iherezo ribi kandi mfite amakuru yuko yagize iherezo ribi rero nkomeza muri ubwo buzima amaze gushiramo umwuka hari saa 6 z'ijoro sinzabyibagirwa nta kintu na kimwe nari mfite urumva guma mu rugo nta kintu na kimwe ariko Imana yabanye nanjye muri kwa gutabaza kwanjye Imana yaranshyigikiye mbona ukuntu mushyinguza nyuma yaho ubuzima buba bubi ubuzima buba bubi reba nasigaranye abana 6 buba bubi ariko hamwe no gusenga Imana ikomeza kubana nanjye kugeza na n'iyi saha
yaragukubitaga nyakwigendera nyine yaragukubitaga kagutonganya mu rugo. Niki cyagwaga imbaraga zo kuhaguma kandi ubona kubayeho nabi? gusenga. Wasengaga wiringira iki? Ko nasengaga niringira Imana nkavuga ngo Mana mfasha undinde gusenya urugo rwa kabiri. cyane ubwoba bw'uko wari ufite urwa mbere rutagenze neza ukavuga ati su noneho na rubanda babibona gute kwihangana. Nakomeje gusenga Imana nkabwira Imana ngo Mana mfasha undinde kongera gusenya urugo rwa kabiri. Bigaragara yuko Satani umugamba afite ari wo kunsenyera. Nkinginga Imana nkavuga ngo Mana mfasha undinde gusenya. Imana nayo ikamfasha ikama imbaraga zo kumwihanganira, ikama imbaraga zo kwihanganira amagambo ambwira mabi. Imana ikamfasha nkihangana, nkamwihanganira, nkamwugandukira, nkamwubaha nk'umutware wanjye. Nkihangana nkavuga ngo Imana mfasha kuko ijambo narahiye ni ijambo rikomeye. Nkavuga ngo Imana mfasha. Gusenga niko kwagiye gutuma Imana imfasha muri uru rugendo rwanjye n'umutware. Uyu munsi hari abakristo ubundi nta bintu biba bitunguye abakristo. Warabibonaga ko umuntu ugiye gushaka hari ukuntu bitazagenda neza, hari uburyo Imana yabikwerekaga mu masengesho cyangwa se mu ihishurirwa ryawe? Yego, Imana yanyeretse tutari abana. Mbona ngiye kwinjira mu ishuri rinini cyane, nagiye ko nambona haje ndayihatso nini. Mbona irafunguye imiryango iravuga ngo hagiye kwinjiramo abantu bafite Bibiliya n'umukeka. Hanyuma nsanga ngenda bifite. Nyimara kubyinjiramo nibwo nagiye mbona ninjiye mu kigo cy'ishuri. Ndinjira maze kwinjira nyigera aho mbona hari ikigo kinini cyane ariko kirimo ubwatsi bwiza. Hanyuma muri cya kigo nyimara kukinjiramo mbona haje umugabo afite impapuro nziza z'umweru nziza. Arangije ahegenda ahiduhereza kuko nabonaga harimo abantu benshi bakirimo kandi bategereje kwakira izo mpapuro. Nyizakira nyirwakira urwanye nasanze harimo ibintu ntigeze niga. Ndangije ndavuga ngo Mana ibi bintu nubwo mbona bikomeye ngiye kwicara ahangaha nzava mbisomye mbyize mbimenye. Nibwo nahise nkanguka. Yego. Urakanguka wese ujya gusenga se? N'ubundi narasenga. Imana yakubwiye ngo iki nyuma yo gusenga? Nakomeje gusenga Imana ikambwira ngo nzabana nawe. Yego, ariko Imana yagiye ibana nanjye. Hari nese muri iyo miryango baragukunze kurabona ko mugabo? Ntabwo bigeze bankunda. Baguhoraga iki? Ntabwo bigeze bankunda. Ndabyibuka databukwa atarapfa kuko namushatse twashakanye databukwa ariho. Ubwo ni mu mwaka? Ni mu mwaka wa 2015. Yego. 2015 ubungu 2020 ukaba 2021 mwari umaze kubyarana abana bangahe? Ubwo ufite abana batandatu? Harimo abana batandatu ariko harimo umwe utaruwe. Yego. Okay. Kuko nabyaraga buri mwaka. Ubyaraga buri mwaka? Kubera iki? Ngo nuko Imana yari yarabishatse. Noneho sobukwe atarapfa byagendaga yera kubwiye. Ubwo nyine ndabyibuka tujya gukora ubukwe nibwo twagiyeyo. Databukwa arangije aramubwira ati uyu mugore umukuye he ko twari tuzi yuko utazamubona umukuye he. Ubwo ni nabwo twaherutseyo. Kubera iki bavuga ngo ntabwo zamubona? Nuko wenda bari bafite ibyo bari barakoze. Okay. Nyuma rero nyine nibwo twakomeje kubana kuzana n'umwe wazaga. Mu muryango washakiyemo nta n'umwe wigeze aza. Nakuriye ubyara ntabwo bigeze baza kuguhemba? Ntawe. Nawe ntawazaga. Kandi na nyuma amaze gupfa nta wigeze aza. Nyuma yuko apfuye ariko baje gushyingura? Nta muntu n'umwe waje gushyingura. Nko mu muryango we? Umwana umwe nabwo bavukanaga ariko ntabwo bari bahuje ababyeyi bombi. Yari umukristo wahariya kuko umukenye niwe waje kuko yaratuye i Kigali. Nta wundi wigeze angera imbere. Byaguhaye iri shusho yuko niba umugabo apfuye akaba mu muryango we nta n'umwe uza kumushyingura, byaguhaye iri shusho?
byamaye ishusho yo kuba gombo njyewe narabyakire cyane ko nari nzi abo turwana nabo abaribo nari nzi umuryango nashatsemo nari nzi ko ari umuryango ukorera ibigirwama ufite ibigirwamana byinshi ni nayo mpamvu njyewe numvaga kuba bataje icyambere naho namabukwe wari urimo data bukwe yari yarapfuye abari basigaye numvaga ntacyo bintwaye kuko nubundi nakiza numvaga bari bunzanire mwashakanye ucuruza butike cyangwa niyo yarakurikiye ntabwo mbizi ntabwo mbizi washatse umugabo wa mbere biranga ushaka wa kabiri uzi ko azakomora ibikomere wahuriye nabyo mu rushako ubu ngubu hari abantu bari guhura nabyo nk'ibyo wahuye nabyo niki wababwira ikintu nababwira rero uyu mwanditsi ajya kuba ngo nategereje Uwiteka nihanganye nababwira ngo bihangane umuntu wese wategereje Imana imuha amahoro yo mu mutima nababwira ngo umuntu wese uzi ko yubatse urugo rwe abanye n'amakimbirane badahuje namubwira ngo yihangane ntabwo umwanzuro ari uwo gutana ntabwo umwanzuro ari uwo gusenya ahubwo umwanzuro ni ugusenga haleluya umwanzuro ni ugusenga agasenga akikomeza ku Mana kuko Imana niyo ijya ibasha kubaka urugo rw'umuntu rugakomera Imana niyo ijya ibasha gufata umutima w'umuntu ugakomera ikintu nababwira ngo bihangane kandi basenge kuko gusenga niko kuzatuma urugo rwabo rukomera kandi bagahuza uyu munsi iyo urebye abana bawe 6 yego niki wishimira ndishima cyane kuko ndeba abana banjye bakambwira ngo ma Pole ihangane numva ndanyuzwe yego numva ndanyuzwe naho twaba nta biryo dufite barambwira ati ma papa wo mwijuru arabiduha ego Imana ikabiduha pe niki usabira abana bawe akenshi Mana mbasabira umugisha mwinshi mbasabira umugisha wo kujya babana n'Imana ukora iki kugira ngo bazawugire ndabasengera nanone hari uburyo bamwe batekereza kwiyahura urushako rwa mbere ruranze rwa kabiri narwo ruranze akaba ati nta bundi buzima n'iki cyaguhaga imbaraga wowe ni ibintu wumva kwiyahura urabyumva kenshi ariko ese wowe ni amasengesho menshi ugeze ugerageza kwiyahura kubera iki rero uwo mwuka kubera iki bitakujemo kandi warababaraga njyewe impamvu bitanje ndagira ngo ubihuze kuko hari abumva ngo ibibazo bya urushako rwa mbere rwa kabiri biranze umuti ni ukwiyahura wowe rero ndagira ngo tuze mu murongo wo kuvuga ngo niki cyatumye nyine wowe utabitekereza kubera iki byakubayeho kure byo kuvuga ko wakiyahura kugira ngo ibingibi bize gukomeza abandi bantu cyangwa se bize kubera isomo abandi bantu bumva bafite ibibazo nk'ibi ariko bumva ko kwiyahura ari wo muti njyewe ikintu cyatumye nkomera muri iyo minsi gusenga ukabana n'Imana tukegerana Imana ikanzura ikanganiriza ikama umurongo ngomba kugenderamo ndabyibuka igihe kimwe yatahaga ankubita Imana ikambwira ngo ceceka nyata numva ijwi ry'Imana ikambwira ngo ceceka kandi kuva icyo gihe Imana imbwira ngo ujye uceceka haciyemo agahenge ntabwo nongeye gukubitwa kugeza igihe yatahiye buriya rero Imana iyo wegereye Imana ikugira inama ikakugira inama ukuntu ugomba kwitwara ntabwo nari kuba mu mubare w'abiyahura kandi ufite umucunguzi ego bivuze ngo uyu munsi umuntu ufite gahunda yo kwiyahura kubera ibibazo arimo cyangwa se kubera ishuri arimo ry'ubuzima akora iki asenge gusenga nibyo bizatuma ibikomere biri muri we bikira uri umunyamasengesho yego akubundi iyo ibintu byatuma Imana itumva isengesho ryawe ni nk'ibihe ni ibyaha kuba kure y'Imana kwitotomba hari ibintu ukora bigatuma Imana ntabwo iba ikuri kure kuko Imana ikunda umuntu yaremye ntabwo yakuba kure ahubwo iritarura ikakwitarura ikajya ku ruhande gato kugira ngo ibanze irebe neza yuko ugaruka iyo ugarutse rero itigaruka nayo ikakugirira neza yego mu buzima tubamo bwa buri munsi ubusanzwe ukora iki
kuva korona yatangira yaba ubu ntacyo ndi gukora. Ubu ntacyo ndi gukora. Ubayeho gute? Imana iradutunze, Imana itugaburira. Yego. Bigenda bite nyine uko? Nyine Imana tujya kubona tukabona Imana ituzana ibyo kurya. Yego. Kujya bingiwe uri kuganira nkaho uganiriza abantu basanzwe ari abakristo, kandi hano hari abantu benshi baba batari abakristo, batari abakristo bumva nyine ibi biganiro. Ivuze ngo Imana ngo tubone duha ibiryo, abantu basanzwe ari abakristo cyangwa se nta abandi badasenga baravatse Imana ibe bahagute. Yego. Rero wabidusobanurira. Imana ifite ukuntu itunga abantu bayo. Ndabyibuka igihe kimwe Imana nibwo yigeze nko muri Yiguma mu rugo. Ifite ibihamya byinshi cyane. Muri Yiguma mu rugo iherutse twabonye Imana, nabonye Imana, mbona Imana igaburira abana banjye. Mbona Imana isura abantu bakaza bambwira ati Imana yadusuye itwereka ufite abana banaba batananze. Nkabona banzane bamahiye, nkabona banguriye stoke. Yego. Imana rero abantu baba bashaka kumva naho kuvuga ngo mbona Imana impibiryo, ntago abantu hanze aha abantu batavye Imana se gute. Nibyo bashaka kumenya bati Imana muri make ikorera mu bantu bayo kugira ngo bakugereho. Yego, ikorera mu bantu bayo kugira ngo bangereho. Kuko mu minsi ishize nibwo nacuruzaga inyanya, igihe kiza kugera igishoro kirashira. Ariko n'ubundi nubwo cyashize igenda iturengera, igenda itugaburira, ikagaburira abana banje, ndayibona. Turi gusoza, ubundi niki wabwira abantu bari kugeragezwa mu buryo runaka, abi urushako rutamereye neza? Ikindi hari nk'aba inkumi, abasore bumva ubuzima waciyemo mu rushako bagahita bavate nanjye byagenda kuriye. Urabona haje umuntu umwe nkawe yatanze ubuhamya bw'uko urugo rwamubi rwa mbere rwa kabiri byagenze nabi, haje undi noneho yaba afite gahunda yo kuba yashaka bati ibi mbivuyemo ibyabaye kuri umwe se byabaye kuri umwe yakukiraho undi byabaye kuri benshi, nge ndinde wo kugira ngo bitambaho, ahubwo ikiza mu byo kubyirinda reka ndeke gushaka. Nubuhe butumwa wamugenera? Ikintu nabwira umuntu wese ubatse urugo cyangwa se umusore witegura kurushaka cyangwa se umukobwa witegura kurushaka, ndahera ku musore. Icyambere cyo urugo ni ikintu kirekire, urugo ni rurerure, urugo ni rugari. Mbere yuko ushaka banza usenga Imana, ubazi Imana, wegera Imana, ubazi Imana, kuko urugo rurimo ari uburangije ikiciro cya mbere cy'ubusore. Ubazi Imana iki? Umusore bungwara usenge kugira ngo Imana izagufashe, izagufashe, kuko ijambo twasomye ryaratubwiye ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'Imana, ariko umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza umuntu abiharagwa, urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umugore umuntu amuhabwa n'Imana. Rero ari ukundi kweka Imana itaguha umugore nyine navuga ngo uri bugucishe mu ishuri kugira ngo irebe kwizera kwawe. Nyine ni nayo mpamvu ugomba gusenga kugira ngo nunabicamo Imana izagufashe. Kugira ngo Imana izagufashe, kugira ngo izabane nawe. Ushobora gushaka wenda urugero, ushobora gushaka umudamu akaza ahora aciragura, ukamushaka akaza ahora arya cyane. Ibyo bintu rero ubisaba ngo winginge Imana, numushaka ameze gutyo Imana izaguha umutima wo kwihangana. Itambere no kwihangana, ni ukwihangana. Umubyeyi cyo namubwira ngo ihangane, kwihangana, kuko kwihangana niko gutera umuntu kunesha. Cyane ko muba mutaravukanye, cyane ko muba mutarakuriye hamwe, abafite ingeso ze nawe ukagira ingeso zawe. Niyo mpamvu ugomba kugira umutima wo kwihangana, ukamwihanganira, ukihanganira umugabo, ukihanganira umugore, ukamwihangana. Numwihanganira Imana izaza ibane nawe, igufashe, igushyigikire. Kuko Imana igifasha umutima wihanganye.
Amen. ikawukomeza nababwira ngo bajye begera Imana. Icyambere ubundi ni ukwegera Imana. Iyo wegereye Imana nayo irakwegera ikakwereka umurongo ngenderwaho ukuntu uzubaka urugo rwawe. Turasoje, niki wagenera abana bawe bakubwira ngo mama ihangane data wo mu ijuru araduha ibiryo azaduhoza amarira? Icyo mbasubiza abana bawe nyine niki wabagenera wabashimira kuko baragufasha, kuko niba nta muntu ufite utura amarira yawe ariko abana bakaba bakubwira ngo mama ngo data wo mu ijuru aratuzi azatugaburira, niki wababwira? Ikintu nababwira ngo bajye bakunda gusenga, kuko gusenga niko kuvamo ibintu byose.